akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi turabasuhuje kandi tubifurije ikaze muri uyu mwanya. Tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana, mugiye kurigezwaho n'ababwiriza butumwa bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Nje mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Munyampotore Pierre Celestin. Mbere rero yo kubabwira insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, kubwo kugira neza kwawe tugushimiye ko wakomeje kuturinda ukabona duteganirije umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo icyo waritumye aba ari cyo kigerwaho mu mutima wa buri wese ugiye kuryumva, kugira ngo rizadutere kukwitegura ku musozo tuzakubone mu bwiza bwawe. Komeze kuduhagarikira kandi bidukwiriye ubitumenyeshe, uduhe imbaraga zo kubyumva no kubyumvira mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa, tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe muri aka kanya ni ijambo ritubwira ngo ubukristo ni iki kandi butumariye iki. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'ibyo tugiye kuganirira hamwe muri aka kanya ni ijambo ritubwira ngo ubukristo ni iki kandi butumariye iki. Tugeze mu minsi igoranye, iminsi y'imperuka, bidusaba kwiga no kumenya ubukristo icyari cyo kandi tukamenya n'icyo butumariye. Kubimenya by'ubwabyo ni inyungu ku muntu ubimenye, kandi kubimenya ni ishuri rikomeye riziganwa n'abazagukurikira cyangwa se n'abo wabyaye cyangwa se n'abo ubereyeho gutangira icyitegererezo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 tuhasoma amagambo akurikira. Handitsemo aya magambo 11 umurongo wa 19 haranditse ngo nuko abatatanijwe n'akarengane gatewe n'ibya Stefano bagera Ifuanike n'Ikupuro no muri Antiokiya, ari nta wundi babwira ijambo ry'Imana keretse abayuda bonyine. Ariko bamwe bo muri bo b'Ikupuro n'ab'Ikurene bageze muri Antiokiya bavugana n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Iyo nkuru irumvikana igera no mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba muri Antiokiya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose agira ati, mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye umwuka wera no kwizera, abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli, amubonye amujyana muri Antiokiya. Bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero, bigisha abantu benshi, kandi muri Antiokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Bavandimwe turi kumwe muri uyu mwanya, hano batubwiyemo ibintu bibiri bikomeye. Batweretse imico y'uwitwa Barinaba. Baratubwiye ngo yari umunyangeso nziza. Kubw'ibyo byatumye abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Icya kabiri nuko muri Antiokiya ariho abantu batangiriye kwitwa abakristo. Shuti bakundwa, ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo turivuze ryaramaze kubona ikibanza mu mitima yacu, ngo riba rifite imbaraga ibasha kwireherezaho abaryumva.
ntabwo ugoka cyangwa se ngo bigufate umwanya muremure usobanura, ahubwo ibyo uvuga babikubonaho barangiza bagahera ko bakizera uwo ubabwira. Nibyo byabaye rero kuri Barinaba, bituma abantu bo muri Antiyokiya umubare wabo wiyongera, kandi bituma abantu bongererwa umwami Yesu, baramwizera. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza, igice cyaho cya mbere umurongo ni wa 12 tuhasoma aya magambo. Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 12, reka duhere ku murongo wa 10. Handitsemo aya magambo: yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abamaze kwemera Yesu barangiza bakemera kwigira mu ishuri rye, abangaba ntabwo ari abantu buntu gusa, ahubwo ni n'urubyaro rw'Imana. Ndetse baratubwiye ngo ntabwo babyawe n'amaraso n'umubiri nk'uko iby'umubiri bigenda, ahubwo bafite agaciro gakomeye kuko bari mu bwoko bw'Imana cyangwa se mu muryango w'ab'Imana. Nibyo muzasoma mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5, amagambo atubwira ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo, kuko Kristo yadukunze yarangiza akatwitangira. Turasabwa rero gushora umushinga wo kwigana Imana kugira ngo ubukristo tuvuga, ubukristo abantu baririmba mu nsengero nyinshi, ubukristo wumva n'abagabo n'abagore bo muri iyi minsi bube bwaramaze kubona ikibanza mu mitima yabo, nuko bagera ikirenge mu cya wa wundi watanze ubugingo bwe ku bwabo. Noneho rero iki kintu cyitwa ubukristo mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze baravuze ngo ntabwo ari icyoroshye kubugeraho, ntabwo kubiririmba gusa bihagije, ngo ahubwo ni ukugira imibereho yahindutse. Ku basomyi, igitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wacyo ni uwa mbere, mu cyigisho kivuga ngo kwihana nyakuri, tuhasoma amagambo akurikira. Ni 288, ni icyigisho cya 47, kiravuze ngo kwihana nyakuri. Haranditse ngo iyo umuntu yakiriye ukuri kw'iteka, iyo umuntu yakiriye ukuri kw'iteka, imibereho ye y'ubusanzwe irahinduka kandi ubwe akayanga urunuka. Iyo umuntu amaze kwakira imibereho y'ubukristo, imibereho ye y'ubusanzwe irahinduka kandi iyo mibereho akayanga urunuka. Yanga icyaha, yarangiza akishyira imbere y'Imana, agafata Yesu nk'aho ari we bugingo bwe ndetse n'umunezero w'umutima we. Hepfo hati ibyo yakundaga n'inyungu zo muri ubu buzima bisigara biyobowe n'ubushake bw'Imana. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso ndetse no kwibona mu by'ubu bugingo arabireka akabisimbuza Kristo. Kristo Yesu asigara ari ubugingo cyangwa se ari umunezero ndetse n'ikamba ry'ubugingo bwe. Hepfo hati hari ijambo rikomeye, afata ijuru nk'aho ariho yenda kuzaba, ashima kandi ahimbaza uwatanze ubugingo bwe ku bwe. Uyu muntu wakiriye ukuri kw'iteka afata ijuru nk'aho ariho yenda kuzaba, ashima kandi ahimbaza uwatanze ubugingo bwe ku bwe. Niyo mpamvu tugomba kwiga iki cy'ubukristo, ndetse ntibigarukiraho gusa, kigacengera no mu mibereho yacu. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere baravuze ngo iyo umuntu amaze gusobanukirwa n'icyo ubukristo busobanuye, ngo ajya yiyezaho ibishobora kumuhindanya bikamwangiriza. Ibishobora kumuhindanya bikamwangiriza, atera intambwe yo kubicikaho no kubireka.
noneho tugiye kubasomera intambwe zigeze mu 9 ziranga umuntu w'umukristo. Noneho buri muntu wese ase naho yigenzuje akoresheje ijambo ry'Imana, arebe niba muri izo ntambwe zaramaze kubona ikibanza mu mutima we. Nusanga zitarabona ikibanza muri wowe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo utangire ushore umushinga wo kwihana imbere y'Imana, utangire kureba uburyo Yesu wamutegurira ikibanza akaza agatura muri wowe, kuko ukurushaho kujya kure y'Imana ni kujya urushaho guhinduka n'umwanzi wayo. Noneho ingingo ya mbere iravuga iti, kugira ngo umuntu abe ari umukristo nuko agomba kuba hamanya neza n'ubushake bw'Imana. Ibintu Imana ikunda, ibintu ishaka bikwiriye kuba ari byo biyoboye umutima wawe. Kuba bisoma bazabisoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paji ya 77, aho bavuze ngo guhamanya n'ubushake bw'Imana niyo ntego buri mukristo wese akwiriye kugira mu mitekerereze ye cyangwa se mu mibereho ye. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri iranga ko umuntu ari umukristo nuko akwiriye kwihangana n'igihe ari imbere y'ibimushotora. Igihe umukristo ahagaze imbere y'abamushotora, imbere y'abamuhimbira ibyo atakoze, imbere y'abiteguye kumurenganya, imbere y'abiteguye kuvuga ibye uko bitari, ntabwo ibyo bikwiriye kumutesha umutwe. Akwiriye kwihangana, kuko kwihangana ni imbuto yera ku muntu wese Yesu yamaze kubona ikibanza muri we. Ingingo ya gatatu igaragaza ko umuntu ari umukristo ni ugushyikirana n'Imana buri munsi. Uku gushyikirana n'Imana buri munsi ntabwo bizagaruka ubusa, kuko mu gitabo cya Zaburi haranditse ngo mu gitondo na ku manywa y'ihangu ndetse na nimugoroba ngo nzajya niganyira niho. Uwo ni Dawidi wabivuze ngo kandi Uwiteka azumva gusenga kwanjye. Naho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Conquera Pacifique baranditse ngo uko abagaragu b'Imana bapfukama imbere y'Imana buri gitondo, ngo barangiza ngo bakavugurura amasezerano yo kwiyegurira Imana burundu, ngo abamarayika baba bari hafi ngo kugira ngo baze kubafasha guhinduka abakozi bakorana n'Imana. Murumva rero ko kubana n'Imana buri gitondo, kwirirwana nayo ku manywa ndetse no kubana nayo mu gihe cya nimugoroba bijya bituma imirimo yacu y'uwo munsi igenda neza, maze abamarayika bagasa naho batuyoboye kandi bakaribuze gutanga imimuriko myiza imbere y'Imana. Yenda ndabaha icyitegererezo kimwe muzasoma mu byanditswe byera, muzasoma igitabo cya Yobu igice cya mbere, aho banditse ngo Yobu ngo yaratekerezaga ngo ahari abana banjye baba bacumuye bagahemukira Imana, ngo niyo mpamvu ngo yajyaga atamba ibitambo ngo bihuje n'umubare w'abana be, kuko yatekerezaga ko byashoboka ko imitima yabo yaba yagiye kure y'isi, akajya ayegereza bugufi bw'Imana. Ingingo ya kane iranga ko ubukristo bwashinze imizi mu mutima w'umuntu ni ugucengerwamo n'ibitekerezo by'ijuru. Umukristo akwiriye kuba yaracengewemo n'ibitekerezo by'ijuru. Mu gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose handitsemo amagambo atubwira ngo iyo umuntu atacengewemo n'ibitekerezo by'ijuru, ngo aba yihindukiye umuvumo w'ubwe, ngo akabera n'abandi bose umuvumo. Kandi ubwo iyo ibitekerezo by'ijuru byamaze kubona ikibanza mu mutima wawe, bijya bigutera kwihangana, bijya bigutera gukunda ukuri, bijya bigutera kuba umwizerwa. Ntabwo umuntu yakuguriza amafaranga ngo asigarane ikibazo cy'uko uzamwishyura, kuko ukuri kwamaze kubona ikibanza muri wowe. Ubukristo bukaba bufite ireme, nta nkeke gifite, ahubwo abikora azi neza ko igihe mwasezeranye uzamugarurira ibyo yaguhaye. Niyo mpamvu bavuze ngo iyo uko kuri kutaguhinduye umwizerwa, ukunda abandi, wihangana, wacengewemo n'ibitekerezo by'ijuru, uba wihindukiye umuvumo wowe ubwawe, ukabera n'abandi bose umuvumo. Ingingo ya gatanu igaragaza ko ubukristo bufite ikibanza muri wowe ni ukwibuka ubuzima wari urimo no gufasha abakiburimo kubuvamo. Bakundwa, mu gitabo cy'urwa mbere rwa Petero ibice 4 ku murongo wa 3 haranditse ngo igihe cyashize
cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, ngo kugira ingeso zo kunywa inzoga nyinshi, kurarikira, gutukana, ibikorwa by'urugomo, ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo. Hepfo barandika ngo basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gusayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo, ngo nuko bakabasebya, ngo ariko bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. Umukristo ntabwo yibagirwa imibereho ye yahashize. Kubera iki? Kugira ngo bimurinde mu rugendo rwe rw'iby'umwuka basigaje imbere, bimubera amabuye yo gutarukiraho, atazahirahira ngo ya mibereho y'urukozasoni yongera yisubiremo. Noneho icyo akora ni ugufasha abakiri muri iyo mibereho kugira ngo abatere umwete wo kuyisohokamo. Iyi ngingo ya 5 nayo iri mu bituma ubukristo bubona ikibanza mu mutima w'umuntu. Ingingo ya 6 ni uguteganiriza ahazaza mu by'umwuka. Ntabwo ajya yicara gusa ngo yumve byarikoze, ahubwo ajya yibuka kumenya ko ahazaza hakwiriye gutegurwa, ndetse ahategurira ibyangombwa by'ibanze bizatuma akomeza gushikama, bizatuma akomeza gutera imbere mu mibereho ye y'iby'umwuka. Ategura ibizamufasha rero muri urwo rugendo rw'iby'umwuka ruba rusigaye imbere. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri muntu wese akwiriye kwivomera amazi azamutunga mu gihe kiri imbere. Buri wari we wese ngo akwiriye kujya mu nganzo agakata urwondo. Ni ngombwa ngo uringanize ibyo uzakenera mu gihe gikomeye kiri imbere. Ibyanditswe byera bitubwira ko muri iyi minsi y'imperuka abantu aribwo bakwiriye kugira umwete wo kwiga, ndetse bakiga ubuhanuzi bwa Daniyeli, bw'ibyahishuwe, kuko mu minsi iri imbere tuzasabwa gusobanura ibijyaniranye n'ibyo kwizera kwacu. Ni ngombwa rero ngo buri wese aba afite icyazi kugira ngo igihe iyo ngingo izaba igezweho uzaba uzi ibyo uri busobanure ku bijyaniranye n'ibyo kwizera. Ingingo ya 7 ni ukumenya inshingano ufite ku bavandimwe bawe. Kumenya inshingano ufite ku bavandimwe bawe. Ndetse iya 8 yo ni ugufasha umuntu kwifasha. Iya 9 ni ukwirinda guhemuka. Ibi byose bitwereka neza ko ikibanza cy'ubutumwa bwiza cyangwa se cy'ubukristo cyamaze kubona ishingiro mu mutima w'umuntu. Noneho ntabwo twabura kutanababwira ibintu waba ukoze ukabuhakanya ubwo bukristo, cyangwa se ukabubutsembye ukabubukuyeho burundu mu mutima. Icya mbere ni ukuba imfura mbi. Iyo ubaye imfura mbi uba uhakanye ubukristo. Icya kabiri ni uguhunga inshingano cyangwa ukayigereka ku bandi. Icya gatatu ni ukwihuza n'isi. Icya kane ni ugutsindishiriza ibitekerezo byawe bwite cyangwa kubyinangiriraho. Icya gatanu ni uguteza abantu gushidikanya no kuba nyirabayazana w'intonganya. Icya gatandatu ni ukwanga umucyo n'abawumurika. Ibi bintu iyo bigaragaye muri wowe, iyo bigaragaye mu itsinda uyoboye uri kwerekeza kujya mu ijuru, ni ibigaragaza ko ubukristo nubwo babuvuga ku magambo butigeze bubona aho bushinga imizi mu mitima y'abo bantu. Noneho rero baratubwiye ngo izi ngingo uko ari 6 uwo zagaragaraho, yaba umukuru w'itorero, yaba umudiyakoni, yaba umwizera, nta sano yigeze agirana n'ukuri, ahubwo yamaze gucana umubano n'ukuri, ndetse akwiriye kwitegura ko ari mu itsinda ryiteguye no kurwanya uko kuri ndetse n'abakubwiriza. Noneho ntitwasoza tutababwiye n'icyo ubukristo butumarira. Reka mbabwire ngo iyo umuntu abaye umukristo ntacyo byungura Imana. Ubukristo iyo ubugize ntacyo byungura Imana, ndetse n'iyo ukiraniwe Imana ntihomba. Ahubwo iyo ukiraniwe nubwo ibyaha byose Imana ijya ibitubabarira, ariko ingaruka zo ni ngombwa ngo zikugereho. Niyo mpamvu gukiranuka ni inyungu zawe, ariko kandi no gukiranirwa nabyo ni inyungu zawe. Amasomo ku basomyi bazasoma igitabo cya Yobu igice cya 22 umurongo wa 3, ndetse banasome Yobu igice cya 35 umurongo wa 9. Aho hose hatwereka ko iyo umuntu akiranutse ari we bigiraho ingaruka nziza. Mu gitabo cy'imigani twerekera ndetse no ku musozo,
igice cya 11 umurongo igice cya 11 handitse ko gukiranuka kujya gutunganiriza umuntu inzira ndetse kukamuyobora ndetse kukazanamurinda no mu gihe cy'amakuba. Murumva ko ibyo byose ari inyungu umuntu ajya komora mu gukiranuka. Rero dukwiriye kubiharanira, dukwiriye kubyifuza kandi tukabishaka, tukabyifuriza n'abandi. Yenda nsoza, hari ibintu 9 ndasoma mu gitabo cy'urugo rwa gikristo bigaragaza ingororano z'umuntu wemeye kwimika gukiranuka muri we. Hari ingororano z'umuntu wemeye kwimika gukiranuka muri we. Kuri page ya 9 urugo rwa gikristo umugabane n'uwa mbere, reka dusomemo ayo magambo. Ingingo ya mbere, Imana igororera umuntu wimitse ubukristo muri we nuko igimuha kwicisha bugufi. Ingingo ya kabiri, imuha imibereho yo kwitangira abandi. Ingingo ya gatatu, imuha imibereho yo gukungahara mu by'umwuka. Ingingo ya kane, imuha kunyurwa n'ibyo afite. Ingingo ya gatanu, imuha gusobanukirwa iby'umwuka mu buryo buhagije. Ingingo ya gatandatu, imuha gukiranuka no gukunda Imana. Ibyo nibyo ngaruka igera ku bantu bihaye Imana bakagira ikiruhuko cyuzuye. Ndabisubiramo, ni ukwicisha bugufi, ni imibereho yitangira abandi, ni ugukungahara mu by'umwuka, ni ukunyurwa n'ibyo ufite, ni ugusobanukirwa n'iby'umwuka mu buryo buhagije, no gukiranuka no gukunda Imana. Ibi bintu ni ingaruka igera ku bantu bihaye Imana bakagira ikiruhuko cyuzuye mu mitima yabo. Muri uyu mwanya rero, nshuti twari kumwe, reka tubifurize kugira ubukristo bwo mu mutima, maze ababibona. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Nubwo ntacyo wavuga, ariko ibikorwa byawe bizagaragaza ko ubanye na Yesu, kugendana nawe kandi kukorana nawe umunsi ku munsi. Reka tubifurize kugira iyo mibereho. Reka tubifurize gutsinda ikibi n'igisa n'ikibi cyose. Reka tubifurize kugira ngo ubukristo bubone ikibanza mu mitima yanyu. Yesu ubwo agiye kugaruka, tuzatabaruka amahoro kandi tuzagira umugabane mu bugingo budashira. Isomo risoza turarisoma hano muri iki gitabo cya Matayo. Matayo igice cya 22 ahanditse aya magambo. Umurongo wa 11. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima, hanze niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Uyu muntu yirengagije iby'ingenzi. Ibi bikomeye by'umwiteguro wo kwambara umwenda w'ubukwe, wo gushaka gukiranuka kwa Kristo, wo kwakira ubukristo ngo bukuvukiremo, ntukwiriye kwirengagizwa. Nimureke rero dushake uwo mwiteguro ukenewe, nandi by'Imana itwifuriza, kandi nayo yiteguye kubiduhera ubuntu. Tubisabirane ngo Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.